ndetse byatangiye byo gukingira abanyarwanda virusi itera sida kugira ngo barebe ko bakandura barandura iyi sida burundu mu buzima bw'abanyarwanda. Dore ibyo wamenya ku muti mushya ugiye gutangwa mu Reka mwifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizza TV Rwanda. Reka mwifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, ibyo wanyuramo byose, ibyo wifuza byose. Reka mwifurize ko ugomba gutera imbere kandi no komeza kurwana kugira ngo utere imbere. Nyagasani azabigufashamo. Icyo ugomba kumenya ku buzima bwa muntu nuko mu myaka yatambutse hari indwara zagiye zica zigatwara n'ubuzima bw'abantu. Indwara mwagiye mwumva harimo indwara iterwa n'agakoko k'umubu kagenda kakangiza ubuzima bwa muntu iyo kamaze gukuruma, cyangwa se anopheles. Ni umubu nawo ukunda kuba wica abantu benshi ku isi. Hagiye mwumvikana kandi n'indwara ikomeye cyane, virusi itera sida. Sida nayo yagiye itwara ubuzima bw'abantu benshi cyane ku isi. Reka kanya rero tuganire ku bikorwa muri iyi minsi ndetse byatangiye byo gukingira abanyarwanda virusi itera sida kugira ngo barebe ko bakandura barandura iyi sida burundu mu buzima bw'abanyarwanda. Dore ibyo wamenya ku muti mushya ugiye gutangwa mu Rwanda urinda kwandura virusi itera sida. Ikigo cy'u Rwanda cyita ku buzima RBC mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushira 2024 cyagaragaje uburyo kigiye gushyira hanze ahagaragara umuti uterwa mu rushinge ukarinda umuntu kwandura virusi itera sida. Muri gahunda isanzwe rero ya RBC yo kurwanya icyorezo cya sida yabishizemo imbaraga kugira ngo abanyarwanda babone uyu muti. Yo imiti kandi izwi nka pre-exposure prophylaxis cyangwa se pre-EP ikoze mu buryo ifasha umubiri gukumira ubwandu bwa virusi itera sida. By'umwihariko kandi ikoresha nk'imiti isanzwe igabanya ubukana bwa virusi, ariko noneho ifatwa n'abantu badafite ubwandu kugira ngo bibagabanyirize ibyago byo kwandura iyi virusi itera sida. Uwo muti kandi guverinoma yarawutangije kuba igomba kuba yawutanga ku banyarwanda muri bose. Yuko n'uyu munsi bigaragara ko RBC yatangiye gukingira abanyarwanda. Iyi kandi guverinoma ikomeza itangaza ko igomba iteganya gukwirakwiza mu gihugu hose ari umuti umara igihe kirekire gukora akazi mu mubiri wo mu bwonko bwa CBA-LABA. Utero kandi mu mikaya ugafasha umubiri kwirinda ubwandu bwa virusi itera sida. Inshinga kandi ebyiri za mbere zifatwa mu byumweru 4 bitandukanye, zigakurikirwa kandi n'urushinge rumwe buri mezi 2 kugira ngo iyi ndwara itakugiraho. Mu kiganiro kandi cyihariye yagiranye n'itangazamakuru cyane cyane nka The New Times, umuyobozi w'ishami rishinzwe gukumira virusi itera sida muri RBC Dr. Basile Ikuzo yavuze ko ibigo nderabuzima n'ibitaro byose mu gihugu bizatanga serivisi zo gukumira virusi itera sida ku buntu kandi buri wese bikaba byamugeraho nta kiguzi. Hakaba kandi n'ibigo nderabuzima bimwe na bimwe byigenga bitanga iyo serivisi n'ubundi ku buntu. Dr. Ikuzo yasobanuye ko uwo muti uzabanza gutangwa mu igerageza mu bigo nderabuzima bigera kuri 2 mbere yo gukwirakwiza mu bihugu byose bitandukanye no mu turere dutandukanye cyane cyane hano mu Rwa Gasabo. Mu gihe guverinoma y'u Rwanda yitegura gukwirakwiza hose rero uyu muti, dore ibintu by'ingenzi byo kumenya kuri uwo muti n'uburyo bizakorwa muri rusange. Ikintu wamenya cya mbere kuri uyu muti, wemewe na OMS cyangwa se World Health Organization, watangiye kumenyekana mu 2022. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa se World Health Organization
yasobanuye amabwiriza y'ikoreshwa ry'umuti wa CAB-LA mu mwaka wa 2022 mu gukumira ubwandu bwa virusi itera sida. World Health Organization kandi yashishikarije ibihugu kutirengagiza aya mahirwe yagenewe abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. Ayo mabwiriza kandi agamije gushyikiriza ibihugu biteganya gutanga umuti wa CAB-LA mu rwego rwo kurushaho gukumira virusi itera sida ndetse no koroshya ubushakashatsi bukenewe gukorwa uyu muti kugira ngo ukomeze urambe n'urukingo ruzaboneke burundu. Umuyobozi kandi w'ishami rishinzwe kurwanya sida muri World Health Organization, Dr. Meg Doherty, yavuze ko umuti wa CAB-LA ari uburyo bwizewe kandi bwitezweho gutanga umusaruro mu kwirinda virusi itera sida, ariko ukaba kandi utaratangira kugeragezwa hanze y'ubushakashatsi. Icya kabiri ugomba kumenya: gukemura ikibazo cyo kutitabira imiti inyuzwa mu kanwa. Dr. Basile Ikuzo wa RBC ati twasanze hari ibibazo byo kutitabira gufata imiti inyuzwa mu kanwa. Tukaba kandi twizeye ko umuti uterwa mu rushinge ushobora kuba igisubizo. Tutateganya gutangira igerageza mu bigo nderabuzima bigera kuri 2 kugira ngo nitumara gutangira iri geragezwa bose bazamenye uko umuti uzakorwa. Tuteganya kandi gutangira igerageza mu bigo nderabuzima bitandukanye mu gihugu aho izi nshinge zizabageraho kandi uru rukingo bakajya rufata ku buntu. Nitubona ubwitabire buri hejuru tuzawugeza mu bigo ndetse no mu gihugu hose muri rusange. Umuti wa CAB-LA ufatwa ari rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi agera kuri 2. Bitandukanye no gufata ibinini bya buri munsi, ahubwo umuntu agaterwa urushinge rumwe mu mezi agera kuri 2 buri munsi. Icya gatatu ugomba kumenya kuri uyu muti uri gukoreshwa mu gukingira ndetse no kurwanya virusi itera sida mu Rwanda: kwibanda ku bafite ibyago byinshi byo kwandura nk'abicuruza. Imiti yongerera kandi umubiri ubushobozi muri rusange bwo kwirinda kwandura virusi itera sida. Irareba cyane kandi ibyiciro by'abantu bafite ibyago byinshi cyane byo kwandura nk'uko byemezwa na Dr. Ikuzo, kandi ngo izatangira kugezwa mu bihugu hose aho umukozi agomba kujya atanga byibura inshinge ku bantu batandukanye. Ibi kandi bikaba byaramenyekanye mu Kuboza mwaka wa 2024 cyangwa bikaba byakomeza gukorwa mu Rwanda mwaka wa 2025. Izo ngingo kandi uko zigenda zikoreshwa mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda, nuko ubushakashatsi buzagira uruhare rwinshi mu gutanga igisubizo ku Banyarwanda ndetse no gutanga igisubizo ku bandi bose bazakoresha uyu muti. RBC kandi ivuga ko imiti ya mbere yamaze kugezwa mu gihugu cy'u Rwagasabo, aho n'ubundi yatangiye gukoreshwa uyu munsi. Amatsinda kandi y'abahuguriwe gutera inshinge nayo ariteguye. Abantu kandi bazajya baterwa urushinge ku bigo nderabuzima, bajye basubirayo nyuma y'amezi 2 kwiteza urundi rushinge. Ibinini kandi bigabanya ubukana bwa virusi itera sida bimaze imyaka myinshi bikoreshwa mu Rwanda, ahabarirwa byibuze 30% by'abantu bari mu byiciro bifite ibyago byinshi byo kurwara bari ku miti. Mu gihugu kandi hose hari abantu basaga 10,000 bafata ibyo binini muri rusange. Nk'uko kandi byemezwa na Dr. Ikuzo ukuriye ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC, gutanga ibyo binini byatumye habaho kugabanuka k'ubwandu ubushya bwa virusi itera sida. Mu byiciro kandi by'abafite ibyago bikomeye cyane byinshi byo kwandura, urugero nko mu bakora akazi ko kwicuruza cyangwa se kwigurisha muri rusange. Umubare kandi w'ubwandu wavuye kuri 45% mu myaka 10 ishize, ubu ukaba warageze kuri 35%. Urumva ko umubare wagabanutseho ni mwinshi cyane.
ku isi hose ubwandu bw'agakoko gatera sida cyangwa se ubwandu bwa virusi itera sida bwari kuri 1,1,300,000 mwaka wa 2023. Ubushakashatsi kandi bwakozwe mu Rwanda ku baturage bushingiye ku bwandu bwa virusi itera sida RPHA mwaka wa 2019 bwerekanye ko ubwandu bw'iyo virusi mu banyarwanda bafite kuva ku myaka 15 na 64 kuri 30%. Ubwandu bw'agakoko gatera sida ubundi akenshi iyo iyi virusi yamaze kugera mu mubiri ikisikora ni ukumunga, nta kindi isigaje. Ubundi ibibi bya virusi itera sida ni urupfu. Gusa uko uzafata imiti neza ukagirwa inama mu gukora imibonano mpuzabitsina neza kandi ikingiye, nibyanga uzakoreshe agakingirizo urebe ko ubwo buzima butazaba bwiza. Nta yindi nteguza naho gutaha.